Nyuma y'igihe gito bisa nk'ibyacurutse, leta ya Uganda iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda yongeye gushinja u Rwanda ibirego by'ubutasi ku butaka bwayo nk'uko bigaragara mu nkuru y'ikinyamakuru Soft Power bivuga ko gikorera mu kwaha kwa guverinoma y'iki gihugu ya Uganda. Kivuga inzego z'umutekano ngo zataye muri yombi abanyarwanda bagera kuri 4, kivuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bakoraga ibikorwa by'ubutasi mu mujyi wa Kinzanga mu karere ka Rwengo. Iyi nkuru iravuga ko bamwe mu bafashwe harimo uwitwa Mugabo Justin wita Mwesigwa Peterson ndetse n'umugore we Uwimana Egidi uzwi nka Lydia Kobusinge. Amakuru ikinyamakuru kivuga ko cyakuye mu nzego z'umutekano aravuga ko abo cyita intasi za RDF n'igisirikare cy'u Rwanda bita abagande ariko ngo basanganwe indangamuntu z'igihugu cy'u Rwanda. Ati twabakuyeho ibyangombwa bari bafite indangamuntu z'u Rwanda ariko bigira nk'abagande mu kujya mu bikorwa byabo bitemewe mu bwihisho. Uyu ngo ni umwe mu bo mu nzego z'umutekano zo hejuru utarifuje ko amazina ye atangazwa. Uganda yakunze gushinja u Rwanda gukora ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo ndetse biba bimwe mu bintu byagiye birushaho guhangana ndetse no guhungabanya umubano w'ibihugu byombi, ariko u Rwanda rukabihakana ruvuga ko ahubwo abo bantu bitwa intasi ari abanyarwanda basabwe gukorana na RNC ni ishyaka rya General Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda ndetse wabaye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ngo bagaterwa ubwoba bitwa ko ari intasi ndetse bagafatwa bagafungwa bakanakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Icyaha cy'ubutasi ubusanzwe ni icyaha gihanwa n'amategeko, ariko igikunze gutangaza abantu kuri aba banyarwanda bitwa intasi ni uko usibye gufungirwa mu bigo bya gisirikare bagakorerwa iyicarubozo nta n'umwe urashyikirizwa ubutabera ngo aburanishwe anahabwe ibihano, aho u Rwanda rukunze kuvuga ko impamvu ari uko nta bimenyetso by'ibyo byaha bashinjwa biba bihari. Naho ku kijyanye no gutunga indangamuntu za Uganda ku banyarwanda baba muri iki gihugu byo ntabwo ari ibintu bitangaje, kuko kubona indangamuntu y'iki gihugu ari ibintu byoroshye cyane kubera imikorere y'ubuyobozi bwacyo, ndetse mu myaka yashize ibi byagiye byifashishwa n'ishyaka rya NRM riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda ya Yoweri Kaguta Museveni, byajyaga riha abanyarwanda indangamuntu ku bwinshi cyane cyane mu gihe amatora yabaga yegereje kugira ngo bazahe amajwi Perezida Museveni. Umubano mubi w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda ntabwo byoroheye abanyarwanda benshi cyane bari basanzwe batuye mu gihugu cya Uganda cyangwa se bari basanzwe bakorerayo ingendo. Abenshi barafunzwe bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo nk'uko twagiye tubigarukaho, bakagezwa ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bagizwe intere, hanyuma bagafatwa na leta y'u Rwanda bakavuzwa bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ndetse leta y'u Rwanda ntiyahwemye gushishikariza cyangwa se kubwira abanyarwanda yuko bakwiye kwirinda kujya mu gihugu cya Uganda kuko ibintu bitameze neza ku mpande zombi. Mu yandi makuru, umuhate w'u Rwanda mu kugarura umutekano mu Mozambique ni igihamya ko Afurika ifite ubushobozi idakoresha. U Rwanda mu gihe rukomeje kwigaragaza bitari amagambo ahubwo mu ngiro, by'umwihariko mu kuba Afurika yakwishakamo ibisubizo ku bibazo biyugarije. Umutekano muke ni kimwe mu bibazo bimaze igihe kinini biyugarije, nk'uko u Rwanda rumaze igihe kirekire rubyerekana. Afurika ikaba ishobora gukora byinshi cyane kurusha ibyo yikoreye ndetse kandi bikagira akamaro cyane nk'uko bimeze umunsi wa none. Dufashe urugero rwa vuba, muri Mozambique hoherejwe ingabo n'abapolisi b'u Rwanda 1000 gusa mu kwezi kumwe uhereye ku itariki ya 10 Nyakanga 2021 bakemuye ikibazo cy'abarwanyi b'abajihadiste bashamikiye ku idini ya Islam. Abo barwanyi bari bamaze imyaka igera kuri 5 barigaruriye amajyaruguru y'icyo gihugu, igice gikungahaye cyane kuri gaze ariko kikaba kitagituwe nta n'ibikorwa bihakorerwa. U Rwanda ni rwo gushimirwa. Ubu intara ya Cabo Delgado ikaba ihana imbibi n'amajyepfo ya Tanzania yongeye gusubizwa mu maboko y'ubuyobozi bwa Mozambique. Ukuboko k'u Rwanda kwiyambajwe nk'umwanzuro wonyine wari usigaye nyuma y'uko icyo gihugu cyari kimaze imyaka gisaba umuryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC kuza kugifasha, ariko igisubizo kikabura. Mozambique ni umunyamuryango wa SADC hamwe na Afurika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Lesotho, Tanzania, Zambia, Swaziland, ibirwa bya Maurice, Madagascar, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibirwa bya Comores, Seychelles ndetse na Angola. Muri Afurika y'Amajyepfo u Rwanda ruri gutanga ubufasha gusa muri Central Africa. Kuhagera kwarwo ni kimwe mu by'ingenzi cyane. Rwohereje batayo zigera kuri 4 mu ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri kugarura amahoro muri Central Africa, MINUSCA. Byongeye hari ingabo zindi ziherutse koherezwa
muri Central Africa kugira ngo zifashe izo zari zisanzweyo, iziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani, iziri mu bwo muri Sudani y'Amajyepfo UNMISS, ndetse n'iziri muri Mozambique umunsi wa none. Biroroshye kumva ko rero u Rwanda ari kimwe mu bihugu bigira uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga amahoro ku isi. Igiteranyo cy'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bari kugarura amahoro mu mahanga ubu ni hafi 7,000. Bazahangana n'ibibazo byugarije isi kurusha ikindi kintu cyose, binajyane n'uko ubukungu bw'igihugu butanga icyizere gifatika mu iterambere. Mu mitima y'Abanyarwanda rero hakomeje kuba umwuka wa ntibizongera ukundi nyuma ya jenoside y'umwaka w'1994. Ibyo byiyongeraho rero imiyoborere myiza ya Perezida Kagame ikomeye kurusha ubuzima. Hanyuma rero ukareba uko igihugu gihugiye ku kugera kuri byinshi cyifashishije bike. Ubwo yari mu nama yo ku rwego rwisumbuye igaruka ku kurangiza amakimbirane no kubaka amahoro muri Afurika yabereye i Kigali muri 2014, Perezida Kagame yanenze abayobozi b'ibihugu bya Afurika kutagaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo byugarije umugabane wa Afurika. Yifashishije urugero rw'umutwe wa Boko Haram muri Nigeria, uwo mukuru w'igihugu uvuga ashize amanga yabajije impamvu abayobozi bacu bakabaye barakoranye mu kugaragaza ibibazo rusange bibangamiye ibihugu byabo, ati bategereza gutumirwa mu Burayi ngo bicareyo abe ariho rero bikemurirwa. Ati bisa naho rero bicara bakavuga ibibazo byabo, ati guca umuntu ategereza ibyo base ubundi biduhesha iyihe sura nka Afurika? Mu by'ukuri sura biduhesha nuko tutaba twanagiyeyo ngo tugaragaze ibibazo. Ati tuba twagiyeyo ngo tubone amahirwe yo kwifotoza twishimira kwicara i Paris hamwe na Perezida w'Ubufaransa tukaganira ku kugaragaza ibibazo. Ntabwo bisobanutse ukuntu abayobozi bacu badashobora kwicarana ngo basuzumire hamwe ibibazo byugarije abaturage bacu, ntibyumvikana. Nibyo rero ati ntibisobanutse, ariko ati bibaho buri gihe. Perezida ati urugero nka Sadake yaretse ikibazo gishobora gukemurwa cyugariza igihugu kinyamuryango mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 yose ntacyo igikoraho. Ati kandi ubufatanye mu by'umutekano nimwe mu mpamvu uwo muryango uriho. Mu by'ukuri ati ntibyumvikana na gake uko u Rwanda, igihugu kitari ikinyamuryango, rushobora guturuka mu burasirazuba bwa Afurika ngo rukemure ikibazo cy'umutekano ibihugu 16 bitavugaho rumwe, kuko ngo cyagaragajwe nk'igiteye ubwoba ku nzirakarengane z'Abanyafurika, cyangwa se ngo birashoboka ko twakumva ibisobanuro batanga nk'umuryango umaze imyaka igera kuri 41. Umuntu ati yatekereza ko Sadake yahaye agaciro kanini uburemere bw'ikibazo, hanyuma abanyamuryango bayo bakinangira koherezayo ingabo bitewe n'uko wenda bagize ubwoba bw'ingaruka zashoboraga kubageraho. Ati reka ibyo tubyumve, nibura tureke no kwibaza ibijyanye n'uko u Rwanda rwabatanzeyo mu buryo bwo gukora inyigo ku bushobozi bw'umwanzi mu bya gisirikare, ahubwo twakwitega ko nibura Sadake yaba yarigiye ku ndangagaciro z'u Rwanda igafata amasomo ku gushyira hamwe no gutanga ubufasha mu karere, ikaba yanakomeza umurongo mwiza. U Rwanda ati rwanezezwa nuko ibihugu byo mu majyepfo byari byarashyize hamwe imyaka myinshi byava mu byakitwa mu cyo twakwita nk'ubujiji, hanyuma bigahamya ko byiga vuba mu gihe bigaragaye ko rero igishoboka giturutse hafi yabyo. Umuhate w'u Rwanda wo gukunda Afurika ati uzahore uganza. Ati ntibishoboka ko twazigera tunanirwa gufata iya mbere mu kurengera ubuzima. Ngicyo rero ni igitekerezo cy'umwanditsi ku kinyamakuru rya Akadomo.com yakomeje kugenda agarukaho. Ati umuhate w'ingabo z'u Rwanda ntabwo ari ubusa, cyane bakomeje gutanga amahoro hirya no hino muri Mozambique, muri Central Africa, muri Sudani y'Epfo n'ahandi hatandukanye, muri Haiti. Murabizi ko abapolisi b'u Rwanda bakunze kujyayo mu kugarura amahoro n'umutekano muri biriya bihugu byose twavuze hejuru, 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 bihugu byose twavuze hejuru.